Gusa icyo nizera nuko mumeze neza abakunzi bacu aho muherereye hose. N'aka kanya rero ni amakuru n'ubundi tugiye kubagezaho amakuru ngo bimeze gute. Turaza turebere hamwe abarwanyi bo mu mutwe yitwaje intwaro barwanya Alliance Fleuve Congo M23 babashije kwiripotinga kuri M23 ni muri kira gice n'ubundi cyari muri za Minembwe muri Haut Plateau. Turaza turebe ngo ni bangahe. Amakuru n'ubundi avugwa za Katondi Kipese ndetse na Kirikiri na Bukununu nuko intare za Sarambwe zitari zagera muri kiriya gice kuva zakivamo. Abaturage bakaba batabaza bati twari tumaze iminsi telefone zacu tuzifite, twari tumaze iminsi nta barriere zihari, ariko noneho ngo ikintu kigaragara nuko barriere zongeye kugaruka. Uri kumva ko ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Abaturage bari bamaze igihe n'ubundi bumva bishimiye Alliance Fleuve Congo M23, ahangaha bakomeje kurira bavuga bati wazalendo FRDC n'imitwe yindi yitwaje intwaro bakorana na FRDC bakomeje kutumerera nabi. Bavuga ati ngo kuki Kitsumbiro Alimbongo intare za Sarambwe zihari, ati izakagombye kuba n'ubundi zageze ahangaha. Operation n'ubundi zirakomeje muri kiriya gice cyo muri territoire ya Masisi, aho abarwanyi bo muri INCDH bo kwa Jean Marie Bonane bakomeje gukubitwa. Jama bite nago bari bakugeraho ngo escort yawe bayarashe Jean Marie rwose narakubwiye ntiwumva, kandi bari baguherereje ultimatum, barakubwira bati no ngwina iripotinga hakiri kare, none naho kwiripotingira ugiye kuhabura, ugiye kubura n'inzira yo kuzakugeza pinga. Ibi ngibi ndaje kugira ngo mbivugeho kuko pinga nayo mu kanya gato ishobora kubatombe. Ni amakuru agenda asirikira n'undi avuga ati ngo tubonye ngo abasirikare ba M23 benshi ngo mu makamyo menshi ngo bari kuva za Mushaki ngo bari kwerekera Masisi, ati ibi bintu noneho se wari kare yabigiye kubatombe. Ni ukuvuga ngo operation zirimo, kandi operation zigomba gukorwa, kandi operation zo zigomba gukorwa. Ikindi kandi murabizi ko Gisegeti rwose ubona ko ibyo bikomeje kumihindukana, ibintu bikomeje kumuzambira. Ngo Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'igisirikari Alliance Fleuve Congo na Congo Kinshasa bagiye kujya i Geneve, bagiye kujya Geneve kuganira. Ikayino nkuru aba ariyo n'ubundi ntangiriraho mbere yuko wenda ninjira mu bijyanye n'imiripuko, kuko imiripuko yo irahari rwose kandi sasu rirakomeje. Aha ni amakuru rero dukesha ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital, amateka mashya mu rugendo rw'amahoro Kinshasa na Alliance Fleuve Congo, sibyo? Una amateka mashya wenda ino nkuru nyicarire rwose. Hano ngo ibiganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 byitezwe kongera gusubukurwa ku nshuro ya mbere, bizabera mu mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubusuwisi. Nk'uko amakuru yizewe bivuga, biteganyijwe ko bizatangira kuwa mbere tariki 14 z'ukwezi kwa 2026, bizakomeza kugeza kuwa gatanu w'icyo cyumweru. Ibi biganiro biri gutegurwa n'igihugu cya Katari, ariko bikazabera mu Busuwisi, aho impande zombi zizahurira mu buryo butaziguye. Ibi bikubiye mu bushake bwo gukemura amakimbirane bwagaragaye ku biganiro byabereye muri Angola na Katari, nubwo bitigeze bigera ku ntego n'ubundi nk'uko byari byifuzwa. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko indege itagira abapilote drone y'ingabo za FARDC yagabye igitero mu gace gatuwe ka Nyabyondo muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru.
Ibi nk'uko abivuga bigaragaza ko imirwano igikomeje kuba imbogamizi ku bwumvikane. Nk'uko ikinyamakuru African Intelligence gikomeza kubitangaza, ibiganiro byari byitezwe gukomeza i Doha byahinduriwe icyerekezo bitewe n'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati, maze hafatwa umwanzuro wo kubisubikura i Geneve mu Busuwisi. Ikigo Center on International Cooperative cya kaminuza ya New York muri Amerika nacyo cyemeje ko ibyo biganiro bizatangira mu cyumweru gitaha. Impande zombi zimaze kumvikana kuri bimwe mu bikubiye mu masezerano birimo guhagarika imirwano n'agahenge. Icyakora ibyo ntibirashyirwa mu bikorwa nk'uko imirwano igikomeje mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ifatanyije Alliance Fleuve Congo 23 ifatanyije na MLDP Twirwaneho ishinja ingabo za leta gukoresha indege mu bitero bigabwa ku baturage cyane cyane mu bice bya Minembwe. Kimwe mu bibazo bikomeye ku biganiro bizabera mu Busuwisi ni ingendo z'abahagarariye Alliance Fleuve Congo. Kimwe mu bibazo bikomeye ku biganiro bizabera mu Busuwisi ni ingendo z'abahagarariye Alliance Fleuve Congo bazabijyamo mu Burayi, kuko bamwe mu bayobozi biri huriro bambuwe cyangwa batemerewe guhabwa inyandiko z'inzira na leta ya Kinshasa. Icyakora hari icyizere ko Qatar nk'umuhuza izatanga ubufasha mu korohereza izo ntumwa kugera mu Busuwisi. Izaba ari inshuro ya mbere abahagarariye Alliance Fleuve Congo 23 na leta ya Kinshasa bahuriye mu buryo butaziguye mu mugabane w'Uburayi nyuma y'ibiganiro byabereye muri Angola Qatar bitageze ku bwumvikane burambye. Ibiganiro biteganyijwe umusaruro mu gukemura intambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero yari igenge mbibona nkasanga ko n'ubundi ntabwo bizigera bitanga solution, kuko kuva igihe intambara yatangiriye bakajya mu biganiro mwabonye ko Angola yo yonyine yari iri kugira ngo uve kuri uriya mwanya w'ubuyobozi bwa African Union, ubundi noneho ihite ifata ingabo zayo izizane hano muri Kongo. Mwabonye ko banabikoze. Abaturage bari Katondi, Kipese, Kirikiri, Mukununu bari gutabaza bavuga ati Alliance Fleuve Congo ikimara kuva ahangaha Wazalendo baraje na FARDC baraza, ariko za bariyeri n'ubundi zongeye gusubiraho. Za bariyeri zongeye gusubiraho, kandi zira bariyeri rwose zibangamiye umutekano n'umudendezo w'abaturage. Wenda murabyumva, hari uburyo umuvandimwe n'ubundi yagiye agerageza kujya abivuga, avuga bati muri Kipese honyine harimo amabariyeri 4, mu gihe Alliance Fleuve Congo 23 bari muri uno mujyi nta bariyeri n'imwe yigeze ihaboneka. Bakibaza impamvu bariyeri zikomeje kuba nyinshi, nabo bikababera urujijo. Gusa tubibutse ko Kitsumbiro, Alimbongo ntabwo intare za Sarambwe zigeze zihava. Ni mu gihe muri bino bice bya Katondi intare za Sarambwe zaje gukoramo operation n'ubundi na hariya Bukununu zirasa FARDC, zirasa na Wazalendo bari baje bahita binjira hariya muri defense, barongera barahava. Ahangaha rero amakuru agaragara cyane nuko abaturage bakomeje gutabaza. Operation zirakomeje kandi zirakomeye. Operation muri teritwari ya Masisi Rukweti iri kwinjirirwa. Ibyo nabwiraga Jean Marie n'abafatanyabikorwa be, harimo bariya ba Wazalendo bandi n'ubundi, harimo n'abandi bose bafatanyije nawe, harimo izo FDLR n'abandi bafatanyabikorwa n'ubundi bari kumwe nawe, babaza bati ni igihe kirekire bababwira ntimwumva.
ubu ngubu no kugira ngo babone inzira yo kubavana mu buce barimo hariya muri uriya musozi wa za Nyabikeri birabagoye cyane, kuko iriya misozi yose iri muri Bashari Mokoto hari defense zabo zikomeye. Intare za Sarambwe izo defense zamaze kuzigira ute kuzijyamo, ndetse bamwe barabirukana, ahandi babakuramo, defense barazitwika, ndetse n'abarwanyi babo benshi baratikira. Ukumva yuko ari ibintu navuga ko bibakomereye kandi bibaremereye, mu gihe bo ubwabo badashaka kugira ngo izo gahunda n'ubundi zo barimo bazivemo, bagenda bati tugiye kwiyunga ku bandi, tugiye gufatanya n'abandi n'ubundi kuba ari cyo twakora twubaka igihugu cyacu tutagendeye kuri ideologie genocide. Ikintu wenda usanga kigaragara muri iriya mitwe yitwaje intwaro nuko bafite ideologie mbi cyane, ideologie y'ivanguramoko. Iriya ideologie y'ivanguramoko njye nkunda kubivuga ni ideologie y'ububwa. Iyo uzi ko ugiye kubaka igihugu cyawe wita ko uri umupatriote, ni ukuvuga ngo ubu uri umunyagihugu. Buri munyagihugu wese mwiyumvemo, ntugendere kuri ideologie imwe y'agatsiko runaka, ahubwo agendera kuri ideologie yo kumva ko ukunze buri munyagihugu. Mu gihe rero uri kugendera muri ideologie y'ubugoryi y'ubwoko runaka, ntacyo uzageraho. Hari ikintu inyakunda kuvuga mwo gaheka mwe, bariya abanyatura nibo nkunda kubwira, Kongo ni y'abakongomani. Kongo mu gihe mugifite ideologie yo kumva ko tutari abakongomani, ahubwo mwe mukajya mwiyumvamo umuhutu, umunyanga, umushi, umuhavu, umurega, umunyabwisha, umutembo, umunande, umuvira, umufureru, umubembe. Kongo ntabwo izigera iba Kongo. Tanzania nkunda kubivuga, harimo amoko menshi, ariko bavuga ko sisi wa Tanzania, tuko wa Tanzania, n'abatanzania, Abanyarwanda n'Abanyarwanda, ntabwo bibonamo muri ya sura y'amoko, kuko ibijyanye n'amoko muzi naho byagiye bigeza abantu. Ariko mu gihe uzasanga muri ya mitwe yitwaje intwaro, Nyatura pour les Hutu, APCRS pour les Hunde, NDC Renové pour les Nyanga, biriya niba ari uriya Maima ya Kutumba pour n'abaki n'ababembe, Ngoma Nzito abafureru, bariya baba niba ari ba Mayimayiki pour les Nande, Nyatura pour les ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo nicyo kintu kizagenda kikabizambya byose bikagenda bigapfa. Noneho nibyo mwateganyaga muzi yuko hari icyo byageraho kizima bikagenda bigapfa, hejuru y'iyo ideologie y'ubugoryi yo kumva ko buri communauté ifite umutwe witwaje intwaro, ifite leader w'umudepite cyangwa w'umugeneral. Urajya gusanga usange bakahonja Bwanapua, Banuza, Banzangi, Muhindo Nzangi, aribo bahagarariye ADF Naru iri kwica abaturage muri biriya bikiri kwica abandandi, nabo nibo. Usange ba Justin Ndayishimiye bahagarariye Nyatura na FDR, usange bari abantu Justin bitakwira nibo bahagarariye za ntuza biriya mitwe iri hariya muri Uvira. Ibyo byose ntacyo bimaze, ibyo byose ni politike y'ubugoryi, politike idafite aho iganisha Kongo. Sange ba Mayanga
bahagarariye za Nyatura na ba Kabundi. Ibyo ngibyo niyo politike y'ubugoryi idafite aho iri kuganisha igihugu. Politike mbi, politike irimo ubwenge buke. Aho niho uzasanga Kongo itazigera igira umutekano hejuru y'ibyo bintu bagenderaho bakumva ko twebwe turaho muri kominote runaka, kominote runaka, kominote runaka. Ibyo ngibyo ntabwo ariyo politiki izubaka Kongo. Ngewe ngo ntabwo ngo najya ngo kuba ngo inyuma ngo y'umuntu runaka ngo ngiye ngo kuragira ngo kumukora ngo kumubera umushumba. Iyo ni politiki ipfuye, s'il vous plaît. Nta muntu waremewe kuzaba umukozi wundi. Nta muntu uriho, nibyo hagomba kubaho umukire, hakabaho umukene akajya gukorera umukire. Urukumva ko n'umukene nawe aba akeneye wa mukene kugira ngo amukorere. Ibuka ari akantu ejo nabonye, umwana umwe abwira nyina ngo ariko mama ngo konza ubwenge, ngo buno bwenge ngo mbukura kuri papa mbukura kuri mama. Nyina ahita yitangwa vuba vuba ati ubukura kuri nge mwana wa. Umugabo nawe aramusubiza ati we ngo koko ngo mwana wa, ubwo bwenge ko kubukura kuri nyoko ngo kuko ngewe ubwanjye ndacyabufite. Yashatse kwerekana ko uwo mugore witanguranyijwe ati ubwenge ni ubukura kuri nge, ahubwo bigaragara ko umwana yabumukuyeho nyina asigara ari igisusungu. Nibyo bintu ubona ko babandi bigira abanyabwenge baraza bagashuka insoresore, bagashuka ba Apolo, bakabajyana mu bugoryi, bagashuka ba Kagiri, bakabajyana mu bugoryi bazi ngo ni ubwenge kandi bari gusenya, bakabashyiramo ideoloji y'ivangura. Iryo vangura ntacyo ryageza ku bantu. Muri Minembwe mwabibonye drone zirakomeza kurasa, zirakomeza kwica abaturage. Nyabyondo mwabibonye drone bazizanye zongera kwica abaturage hariya muri Nyabyondo. Icyo nzi cyo reka mbateguze mbabwize n'ikindi kintu kimwe, abaturage bo muri Warikare mwitegure kwakira intare za Sarambwe. Muri tayari mwitegure kuzakira, kuko nazo ziri kuza kandi zije gutanga umutekano. Abaturage ba Katondi, Kipese, Kirikiri, Bukununu mwitegure intare za Sarambwe. Uviraho ngo ni ugukora ku mbarutso byonyine, ubundi bukongera bakavamo. Twibuke ko ubundi intare za Sarambwe nta gice na kimwe n'iki kimwe bari bavamo, kuko bakivanywemo na FARDC, bakivanywemo na Wazalendo. Babivamo ku bushake bwabo no kubera impamvu za gisirikare. Nabyemera, ntabwo bava mu bice kubera igitutu cya FARDC, kubera drone. Bahava kubera impamvu. Abarundi babonyine cyakora Imana ikomeze bahiruko ridashira, bakomeje kugwa muri biriya bice, kuko ikigaragara cyane nuko bakomeje kuhakubitirwa, bakomeje rwose kuhambarira ubusa ubucocori. Bakunze rero ba Clever Bemba, bakunzi bacu ku mirongo yose tubagerezaho ibiganiro n'amakuru, reka twongera tugaruke mu kanya n'ubundi tubabwira uko byifashe no mu bindi bice no mu zindi mpande. Ubundi mu kanya rwose ndemeza ko tunari kumwe isaha ku isaha, umunota ku munota. Mukomeze mugubwe neza rero, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga Uwiteka akomeze kwibanana buri wese turi kumwe. Asante.